Amahoro nshuti bakunzi ba Omora TV, ubu turi kumwe n'Umurunga TV ndetse na The Arc TVR. Tuba twihuje mu buryo bwo kugira ngo tubategurire ibintu byiza kandi byubaka bishobora gufasha imitima yacu. Impamvu rero dukora ibyo biganiro no kugira ngo tubashe kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'imibereho isanzwe mu buzima busanzwe bw'umuntu. Rero ubaye utarakora subscribe kuri izo channel mbabwiye yaba Omora TV yaba The Arc TVR ndetse na Umurunga TV, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nkuko mubibona twagarukanye umupapa ubushize twaraganiriye, Papa God no umupapa urimo Imana yatuganirije ibintu byiza cyane. N'uyu munsi twumvise twakongera kuganira bitewe n'ibintu bimurimo, no umupapa uri genius cyane. Nokuri Uwiteka namuhumugisha. Nubwo bwose nahise muvuga ariko nibiri bumubuze kongera kwivuga kugira ngo abantu babashe kumumenya neza no kumusobanukirwa. Ni karibu papa. Asante sana. Yego wakongera ukibwira abantu nta kibazo. Urakoze cyane. Yego. Ndabaramukije mwese abakurikira channels zeshatu maze kuvuga, Umurunga, Omora na The Arc. Ubushize nanyuzeho koko ariko kanivuge ntabwo biteye isoni, ndi umuntu mukuru, nitwa God tuyishime, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Rero bari byiza ko duhura tugatanga ibiganiro byafasha abantu benshi. Twizera yuko impano y'Imana twaherewe ubuntu nayo twayiha abantu kugira ngo aharaho hagire icyo bakunguka. Imana bahumugisha. Yego murakoze cyane God, kandi ni karibu rwose twishimiye kongera kuganira namwe. Ariko nkuko bisanzwe ni byiza kuganira twabanje no kwiragiza Imana. Niyo mpamvu twafata uwo mwanya muto tukamaza tukiragiza Imana, tukanayiragiza ibyo tugiye kuganira kugira ngo bibe byubaka ntibibe byo gusenya, kuko icyo dukeneye nuko abantu bubakika muri ubwo buryo bwombi twavuze. Ni karibu. Murakoze, kadusenge. Uwiteka Imana mu izina rya Yesu, Mana y'imbaraga n'urukundo, turagushimye kuri amasaha tugushyize hejuru. Tugushimiye yuko waturinze ukaduha ubuzima, tugushimiye ko urinda imiryango yacu, ukarinda igihugu, ukanda n'itorero. None tuzanye iki kiganiro mu biganza byawe, utuyobore ibitekerezo bizima, Mwuka Wera tuganze, kandi turasabye kugira ngo kizagirire umumaro abantu benshi. Urakoze rero Mana kuri mu ruhande rwacu, sinzi twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Gati ni karibu. Yego. Hari ibyo twifuje kuba twaganiraho, ariko ubuvora ni yawe kugira ngo tuyobore muri iki kiganiro kandi zi neza ko biri bugende neza. Biragenda neza. Yego. Ni karibu. Asante. Uyu munsi twifuje ko twaganira kuri topic isa nkaho abantu benshi bavuga mu buryo butandukanye kugira ngo tuyitangeho ibitekerezo. Ntabwo ari ihame yuko ibyo dutanze ari byo bya nyuma, ahubwo nuko nugufashanya no kungurana inama. Yego. Topic y'uyu munsi rero turifuza kuganira ku ijambo ryitwa ikene wabo. Ikene wabo. Ikene wabo. Yego. Ese uwo dukurikiye ijambo ikene wabo urarizi? Ujye uryumva uritekerezaho iki? Tugiye rero kugira uko turiganiraho, nawe muri comment uzatubwire uko byumva nuko wenda byagufashije. Yego. Wahise untera amatsiko ndibaza nti ikene wabo. Harimo abana bivukiye ahantu babandi baje bavuga ngo amatava ku igare, bashaka kwibaza ngo ikene wabo ni igiki. Ndakurahiye hari abana batakizi benshi, kandi atari n'abana bato n'abantu batangiye gukura. Yego. Kuko ni ikintu kidakunze kuvugwa cyane, kivugwa n'ahantu hakeya mu nzego rimwe na rimwe z'ubutabera, muri politike. Usanga nyine ariho iryo jambo rya kumvikana, ariko rirasanzwe. Dushatse no kuryoroshya, twavuga ngo ikene wabo mu yandi magambo harimo isano, umuntu mufitanye isano. Yego. Muvukana, abavandimwe banyu bavukana, imiryango yanyu ifitanye amasano, aho ni ijambo ikene wabo rituruka. Yani umuntu mufite icyo muhuriyeho. Ni mwene wanyu. Yego. Ni ijambo rihuza abantu bafitanye amasano. Yego. Okay. Ubwo bishatse kuvuga ngo ubusobanuro bw'ikene wabo mu buryo busamarizinze cyangwa nshamake
mu buryo busanzwe ijambo ikene wabo ntago nazo definition ziri scientifique. Mu buryo busanzwe gusa ikene wabo bivuze isano ihuza abantu kubera ko bafite icyo bahuriyeho, yaba amaraso, umubiri, yaba igihugu, cyangwa se ubwoko cyangwa agace runaka, n'idini n'ibindi bishobora kuzanamo ikene wabo. Okay, ubwo ikene wabo rero ndagira ngo kituganirizeho, turagisobanukiwe, twumvise ko ari ukuba ugize ikintu uhuriyeho n'umuntu, ikintu kimwe cyangwa ikindi, ushobora kuba ari ubwoko nk'uko bivuze, isano, isura, igihugu, agace runaka. Ubwo Gadi, kuki mwateguye insanganyamatsiko ijyanye n'ikene wabo? Njya gutegura ino nsanganyamatsiko yitwa ikene wabo nashingiye ku byanditswe kuri Bibiliya. Nsanga mu by'ukuri Imana hari ikivuga kuri iyo sano y'abantu bahuye, cyane cyane abahuje amaraso ariko bya n'abahuje igihugu. Hari icyo Bibiliya ibavugaho, hari inshingano Bibiliya ibaha, hari icyo Imana ishaka ko abo bantu. Ndongera ninjira muri sosiyete ya none, ndareba nsanga mu mibanire y'abantu uko bimeze, mbona harimo ikibazo, ikene wabo gifite ikibazo. Hari aho kiba kibi, hari naho kiba ari cyiza. Hari abatabizi ko ari cyiza bakaba batabyitaho, hari n'abo bagikoresha nabi. Uyu munsi rero twaje kugira ngo dutange umusanzu wacu kugira ngo ibyari bigoranye bigororoke, ibyo abantu batari bazi babimenye. Akenshi iyo twumvishe ikene wabo twumva ko ari ibintu bibi nyine. Ubwo ndagira ngo uze kubinyinjizamo neza, nanjye ushobora gusanga hari imyumvire narinzi nani nari mfite idahwitse. Yego. Uyise untera unyibutsa ko mu gutegura ikiganiro naciye nko kuri murandasi, ndeba ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Abanye nk'inkuru yo ku Gihe yigeze kwandikwa muri 2024, ifite umutwe uvuga ngo ruswa y'igitsina mu mashuri, mu kazi k'ubwarimu n'ikene wabo. N'ikene wabo. Urumva ko ibyo bintu ari bibi. Ubwabyo cyumva ngo n'ikene wabo nuko bagishizo kijyanye na ruswa, kijyanye nanjye rero najyaga nyifata nakumva ikene wabo tanumva ko nyine hari hakabazo. Si wo gusa baravuga byinshi. Kigali Today igize kwandika muri 2020 ngo ikene wabo kiri mu bituma umutungo wa leta unyerezwa ntugaruzwe. Urumva rero ko ikene wabo mu by'ukuri kidakora ibintu byiza. Doko gikeneye kwitabwaho, abantu bakacyumva, hakaba ubugorozi. Kubera iki? Ese ubwacyo ni kibi? Answa l'auteur mikene wabo ni kibi? Icyo nicyo twifuza ko abantu bumva. Yego. Rero uyu munsi ngewe nk'umuvuga butumwa nemera yuko ijambo ikene wabo atari ribi. Hari amagambo yagiye yambara icyasha cyo kuba mabi, atari uko yari mabi, ahubwo ko abantu bayakoresheje nabi. Donc reka mbanze mpere ku jambo rindi ritari ikene wabo. Reka mvuge nk'ijambo ryitwa ingengabitekerezo. Mw'iki kinyejana muri Rwanda rwacu n'umwana mutoya uramutse uvuze ngo ingengabitekerezo, umuntu wese ahita yumva ko ari ikintu kibi, kubera ko tuzi ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya genocide. Oya no munakikuvuze wumva agahinda mu mutima. No muragera murakubwira ngo ufite ingengabitekerezo ugahita wiruka mu gahunga. Umva. Ejo nababaye cyane. Ejo bundi twagiye mu nama, imwe umuntu azana inyandiko twagomba guhindura mu Kinyarwanda. Ahera gatwe kamwe ngo ni ngo the philosophy of the organization. Avuze iyo ijambo philosophy of your organization, mu Kinyarwanda tubyite gute? Abantu bazana amagambo atandukanye bavuga ati ni ingengabitekerezo y'umuryango. Baravuga ati reka turamenye turamenye utadukwegera reka reka. Ariko ashaka ko ari umurongo w'ibitekerezo ukwiye kugenga uwo muryango. Yego. Kandi umva ko byakabaye ubusobanuro bwiza koko. Byakabaye byiza, ariko kubera icyasha kiremereye, kubera ingengabitekerezo ya genocide, ideologie génocidaire cyangwa genocide ideology byabaye mu Rwanda, mu Banyarwanda imyaka 100, mu mateka Rwanda turabizi irenga n'ijana abantu babyigisha guhera mu bukoroni, byatumye iryo jambo bwaryo ritakaza uburemere bwaryo. Yego. Ariko mu by'ukuri umuryango, umuntu ashobora kugira umurongo w'ibitekerezo bimuyobora,
akundi byakwiye ko ari ibitekerezo byubaka Yego. kari ibitekerezo byiza niyo mpamvu turwanya ingengabitekerezo ya jenoside kuko ibiganisha kuri jenoside kandi jenoside ni icyaha kibi ni ikintu kibi kirimbura abantu kirimbura igihugu kirimbura ubwoko cyangwa se abantu mu buryo butandukanye yego tukavuga tuti rero usanga bimeze nabi umuryango wigabije ikintu nk'ikigo runaka ugasanga icyo gihe abandi barahejwe kandi ikindi gihe kiba kibi mu mukene wabo ugasanga wenda na bwa bushobozi bwari bukenewe ku murimo runaka nta buhari ugasanga za competence ntazo ugasanga abantu barakora amakosa ntayo nako amakosa nta uyahana gukosorwa guhari kubera iki kubera umwe avuga ati chef wanjye ni nawe mwene wacu ni nawe runaka ugasanga habaye ikintu bita ngo ni negative solidarity gufatanya ariko kwica gufatanya ariko kurimbura ibyo rero bituma ikene wabo kihinduka kibi ndetse n'amategeko akagihana n'inzego runa zishinzwe mu byukuri zibishinzwe zikaba zabihana hara tukavuga ngo ikene wabo kuri uru ruhande aho cyakoreshejwe nabi muzabyumva ndetse ahantu henshi hatandukanye zabyumva bivugwa nk'izi nkuru nasomaga wazibonye muzajya kumva wumva tereka ikene wabo hano kiraturembeje directeur w'ikigo comptable w'ikigo ni mubyara we assistant wiwe ni muramu we ugasanga ikigo bagifasha amaraso ukosheje ntiwamukosora no kwitwararika ni mwene wacu simubwira nabi singira gute hari naho amategeko y'akazi atemerera abantu atanye isano gukorana hari aho ushobora twize kwibaza umuyobozi wacu namwe twakoraga nk'ubu ndi umusore uyu mukobwa nawe ni inkumi ndetse turamuka dushimanye tukarambanyizanya tukemerana kubana bizagenda gute aravuga ati umwe muri mwe azayitegura guhita asezera kwibwiriza ajya gutangira business cyangwa gushaka ahandi kuko amategeko y'iki kigo ntago atwemerera yuko abantu bafitanye iyo sano bakorana mu kazi kamwe mu rwego rwo kwirinda icyo bita za conflict of interest ntiwaburi supervisor we ngo ukimubwira ko yakererewe ntibibaho akwibeshya ko yakererewe nawe nimugoroba bakakubaza wigira nkaho nyine impamvu ze uzizi ubwo ugiye ubihuza na Bible kuri ubwo bubi bw'ikene wabo muri rusange nge nateguye cyane ku bijyanye n'amategeko n'imigendere ya sosiyete niho usanga ikene wabo mu mategeko yanga iyo mikoreshereze itariyo yego ariko na Bibiliya nayo ntabwo ikunda ibintu byo kwirema uduce ntabwo ikunda ibintu byo ubuheza nguni ntabwo ibyemera muri rusange ariko ahanini ngiye nateguye kuri Bibiliya ni ku bijyanye n'icyo birivuga noneho ku isano y'abantu isano y'abantu bayikoresha gute ese byagenda gute ahari turibuze kuhagera mu kanya yego ubwo sinzi niba naba nihuse ariko ndumva twajyana tubijyana na wenda ukanadusangiza ese muri societe ikene wabo gishobora kuba kiza gute yego ngira ngo ni nawo mwanya munini hari tuza kumara kuko ubujyanye n'ububi bwabyo byo birahari birazwi hari amategeko hari kese ziri mu nkiko hari byinshi byagiye bigaragara mu bigo yaba muri leta yaba n'ahandi aho abantu bagiye bakoresha ububasha bwabo nabi bagakoresha ikene wabo bagatanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko bayahaye bene wabo bagatanga imirimo mu buryo butemewe bayihaye bene wabo bakanyunyuza imitsi ya rubanda bagakora ibintu bibi cyane kubera ko ari akazu k'iki ikene wabo ibyo ngibyo hari inzego zibikurikirana kandi zibishinzwe natwe nk'itorero natwe nk'abantu bavuga butumwa mu by'ukuri ntabwo twabirebera n'ukuri natwe turabitunga agatoki ko atari ibintu byiza ntibikwiriye ko birasenya societe byima amahirwe abari bakwiye kuyabona n'umusaruro wari uteganyijwe nawo ukabura aha none warumbaje uti se noneho byaba byiza gute muri societe yego aha naho nateguye cyane unyemerere ntangire mvuge yuko ubu ngubu muri iyi myaka yego ikene wabo ntabwo kigifite agaciro cyakwiye kugira mu yandi magambo kuba ngewe nawe dufitanye isano ntabwo ari ibintu bikiri basiga ngo ntabwo ari big deal ngo nta birenze ubu
mu myaka nk'icumi 20-50 iri imbere nihatabaho hatagira igikorwa nta n'umuntu uzaba ukimenya ko afite bene wabo cyo kuzajya imenya uwo muvukana gusa wenda naso na nyoko gusa ubundi abantu babone nk'abantu bari aho ngaho ntibyagutangaza nawe nkubaje ngo mwisengene azahura muzi ugasanga uti niyo terime ntunayizi ahubwo babaze uti ugenda ubabaza uti we muramuzi byo ntibyoroshye umwanditsi w'ibitabo w'umunyanigeriya witwa Chinua Achebe yanditse igitabo ajya umutwe witwa ngo Things Fall Apart aravanga ibintu bimwe biratandukana ibintu bimwe biracika ibintu byanze yari impuruza arimo atabariza sosiyete ya Afurika avuga ati kera sosiyete zacu zari zunze ubumwe yego umuryango w'Abanyanigeria cyangwa se umuryango w'Abanyafurika muri rusange agaragaza uburyo umuryango wari ufite imbaraga zikomeye agaragaza uburyo sosiyete yari ifite imbaraga zikomeye agaragaza uburyo igihugu cyari gifite imbaraga abantu bahurije hamwe yego baterwa bagatabara bagira za kirazira z'umuco za sosiyete atari ku munsi umwe haza uwera umwera turuka i Burayi araza ibintu byacu arabanza ikintu cya mbere yabanje gukora arabanza abicamo umurongo arabanza arabisenyera bitatanya yagaragazaga uburyo sosiyete yamaze kujya gute kwangirika ariko mujyanye n'ubumwe no gufashanya aha rero nanjye navuga ngo mujyanye n'umuryango ibintu byaracitse byarayobye nanjye ndunga mu buryo umwanditsi mvuge ngo ibintu byaracitse nta muntu ukimenya mwene wabo biragoye bisigaranye abantu bakeye nabo b'imfura ubwo wenda sinzi niba twakahagera cyangwa se ndi kwihuta ariko impamvu ituma ibyo biba impamvu ituma ikene wabo turi kubona ko cyagakwiye kuba gifite akamaro kiri kugenda gicika aho utabasha gutekereza umuntu mufitanye isano ngo wibuke ko hari ibyiza nawe bishobora kumugeraho wibuke ko hari icyo wamukorera gishobora kumuzahura nyamara we wenda Imana yari guteye iteka araheza warugeze kandi ubushobozi ubumubonaho ariko ukaba utamwitaho ni iki kigenda kibitera impamvu zaba nyinshi n'abantu batanga ibitekerezo mu buryo butandukanye impamvu zaba nyinshi ariko duhereye ubwabyo no kubizina ubwaryo cyangwa se terimo ubwayo yaramaze kwambara icyasha umuntu ashaka gutekereza ko bati uramenye umuntu yakubwira ati ndi mwene wanyu ko ati byo ntacyo bivuze kuko tingora ibyikene wabo turamenye bana ibyikene wabo ati ntabwo bikigezweho icyo ni kimwe ariko nanone hari ibindi byinshi bitandukanye umwanya wabaye mukeya turi mu isi igoye abantu birwanaho kapitalisme wese ararwana no kureba ko ubwo yaramuka bikeya yabonye arashaka nawe kugira gute kubanza kwiyubaka ubwo rero kuzibuka mwene wanyu wo kwa nyogokuru wa nyogokuruza arumva ni ikibazo gikomeye ntabwo byoroshye ariko Bibiliya yo ikanavuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja ni iminsi dusohoyemo iminsi ya nyuma dusohoyemo irimo kuba nanone ari ikintu twakwiye gutunga agatoki kugira ngo aharaho habe habaho kugarukira hafi kuko ahatari urukundo nanone biragoye yuko abantu bakunga ubumwe Bibiliya ikavuga ngo urukundo ruzakonja ngo abantu babe bikunda babe biyitaho gusa babe bishakashakira inyungu zabo batitaye ku bandi rero umva ko ni ikibazo gikomeye hari umuvugabutumwa Apostle Paul Gitwaza mu minsi yashize yize kwigisha aravuga ngo hari umuntu uvuka ariko yavuka muri we akaba avukiye igihugu cyangwa akaba muri we harimo amahanga yego uwo ni umuntu muri we ntabwo yirebaho wenyine gusa nta nubwo ibyo akora ari ibyawe wenyine gusa ahubwo ni umuntu ufitiye akamaro abantu benshi ni umuntu ureba abantu benshi yego aravuga ngo nubyara bene uwo mwana uzaba ugize umugisha ariko nugira ibyago uzabyara umwana wivugiye kubwe wenyine gusa kubwe wenyine wirebaho gusa nibereho nirire niryamire nipfire ugasanga nta kintu size ntawe witayeho ntawe ufashije ni ikibazo gikomeye rero niyo mpamvu twaje uyu munsi tuvuge ngo nyamuneka nanone muri sosiyete twongeye twibuke yuko nubwo ari bibi gukoresha ikene wabo mu nyungu donc mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko twibuke nanone yuko kwirengagiza bene wanyu cyangwa se kutagira imibanire ikwiriye na bene wanyu nabyo ni ikindi kibazo tujye ku munzani tubalansinge turebe ibikwiriye gukorwa yego oya byo ni ikibazo hari nk'umuntu wigeze kunganiriza uburyo
umuntu umwe mu muryango Imana yamuteye iteka aragenda muri Kigali aratunganirwa kugeza naho ibyo kurya agaburira imbwa ze ibyo kurya biteguye neza ariko mu muryango we iyo mu cyarabo yasize harimo abantu bishwe n'inzara bameze nabi nta myambaro ntaki ku buryo no kujyayo kubasura atari yemerewe kwinjira muri salo kandi nyamara ari umuntu bahuje amaraso umuntu bafitanye babanye mbega mu buzima buciriritse bw'iyo mu cyaro ukibaza uti aho umuntu ageza ubwo atabasha kwakira umuntu wo mu muryango umuntu bafitanye isano umuntu uko yakize nuko yagezeyo uri kumva ko ni cyakene wabo wamugani gifite ikibazo gikomeye hari impamvu nyinshi tugushira impumpu ukibagirwa icyamwirukansaga ukibagirwa ko hari umuntu mwabanye ukibagirwa ko ibyo byose bizamo ni intwaro ya Satani ikomeye intwaro ya Satani ikomeye dukwiye kurwanya kuko ntabwo bikwiriye yuko umuntu niba wagize n'uburyo wagize n'ubushobozi wakwiye kuba utari umuntu wirebaho wenyine uretse na bene wanyu mufitanye isano y'amaraso uretse na bene wanyu mufitanye isano y'igihugu wakwiye kuba uri umuntu w'amahanga wakwiye kuba umuntu ugira abantu benshi akamaro rero iyi si dusohoyemo ya none aho abantu bikunda cyane yumva nta wundi muntu yarebaho ni ikibazo gikomeye nawe uwo muntu rero nk'urwo rugero rutanze amazina ye tuyazi nta n'uwo dutunze urutoki ariko turavuga muri rusange uwo muntu yaba yabikoze nabi kuko ntabwo bikwiriye mu by'ukuri kugeza n'aho umuntu mufitanye isano adashobora no kwinjira iwawe barasa nabi bajyaga bivuga kera ngo muri segonderi sinzi n'izo nkuru zibuka aho n'abana banga kwerekana ababyeyi babo yaza kugusura rwose ukanakwerekana mukecuru ni wawe w'agatambaro ukavuga uti reka abandi banseke ukavuga uti mbega umujakazi w'iwacu turatema ibitoki ariko abantu bakabikururiye wa muvumo wibuka icyo birivuga wubahe so ubahe nyoko so na nyoko ngo kandi ngo iri ni itegeko ngo ririmo isezerano ngo kandi ngo kugira ngo ngurame ukurire mu gihugu none ngiye ntangiye no kumwihaka no kuvuga ko nta n'ahantu muzi ko ari umuja w'iwacu ko ari umugaragu kandi aho ngo wicaye niwe wahakugejeje mu yaraguhetse yarakonkeje yarwanye intambara zikomeye hari abajyanaga ku ishuri bahetse ku mugongo ukiri umwana muto utinya n'ishuri njya akaguheka akakugezayo akagusiga mu ishuri akagaruka akaza kugutekera ibiryo nabwo yaciye inshuro wenda ariko wabona utangiye gutera akageri ngo wageze mu ishuri uravuga igifaransa akavuga ngo uriya mukecuru reka hatagira ubona ko ari impamvu sosiyete ifite ikibazo Imana itabare ni ukubaho nk'inzoka niyo numvise ngo ikikomotse w'igitaha ari ikikomereza uri kumva ko cyaba ari ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ukabona rero yuko bikeneye kongera kugirira ubugororangingo ndetse n'ubugorozi bwagutse abantu bakongera bakamenya neza yuko isano ni ngombwa iyo usomye mu gitabo cy'imigani 17:17 Bibiliya ivuga ibintu bibiri nshaka kuza guhuza mu kanya iravanga inshuti zibana ibihe byose ariko avanga umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba aha rero ndagira ngo mvuge ku mugani numvise w'abanyarwanda utari mubi muri rusange ariko nanone utawitondeye wakoreka sosiyete uravuga ngo inshuti ya hafi ikurutira umuvandimwe wa kure Bibiliya ikambwira ngo inshuti zibana ibihe byose ngo ariko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba bishatse kuvuga ko Bibiliya yemera ubucuti ariko ikemera n'ubuvandimwe ntago ifata kimwe ngo igisimbuze ikindi n'uriya munyarwanda wavuze kuriya nawe ntabwo yaravuze nabi yaravuze ngo mfite umuvandimwe witwa Paul atuye i Rwamagana ngewe ndi Muhanga biragoye yuko inzu yanjye nishya ari mu Rwamagana akaza kuyizimya ariko mfite umuturage no ku ruhande witwa Yohana iwe ahita asimbuka azane amazi amene azimya umuriro ariko ntabwo yashatse kuvuga ngo noneho kubera ko Yohana ari we unyegereye mpite murutisha cyangwa se numve yuko ari we nyine muvandimwe Paul uri hakugiriye ubwo bye kuko uri wakure ntacyo umariye ahubwo ubwo icyo yashaka kumvikanisha no guha agaciro abantu bakuri hafi nk'abavandimwe bawe ariko utibagiwe n'abavandimwe aka niko dushaka rero kongera gutsindagira bigeze aho noneho muri iyi sosiyete
twiremera inshuti kandi turazifite dukorana ku kazi dusengana mu itorero tugendana hirya no hino ariko wa muntu data na se baravukana yego ari hakurya iriya mu cyaro cyangwa ashobora no kuba nakomeye ari n'ahandi hakurya ariko nta relation nta kuvugana nta n'igitekerezo cyo mu mutima kivuga ngo ari kuri ya muntu ni relatif wanjye ni umuntu w'iwacu turi amaraso amwe erega umuswahili we yavuze yaciye umugani avuga ngo damu nzito kuliko maji amaraso ukoze gusobanura kuri literale amaraso araremereye ugereranyije n'iki n'amazi uriya muntu ni mwene wanyu hakwiye yewe turasenga duhamagara Imana sinzi abankurikira mwese muzajye ku mavi dusenga ariko Imana igarura ikintu cyitwa kongera kumva uburemere bw'iki bw'amaraso yego bw'ikivandimwe kuko birakwiriye bigakoreshwa neza dusasiye za ngingo twabanjirije ntibikoreshwe mu buryo buzahutaza amabwiriza n'amategeko y'igihugu ariko none bye kwibagirana yego ngaho mbwira umwana wanjye uvuka muri iyi minsi ese umwarimu azahera yamwigisha amasano atanayazi ngo mubyara wawe ngo ni umwana ngo uvuka kwa nyoko na nyirarume ntamuzi cyangwa se azabyiga nka siyansi yo mu ishuri abifate mu mutwe ariko mu by'ukuri ntago biri praticable kuko ntabibona ariko tugaruke mu gihe cya kera na mu bwana bwacu wenda bamwe abatangiye kuba bakuru hari ibyo tuzi mu myaka mito ko mbize mu myaka mito byageze nacyo biracika mu myaka mito ndabyibuka abona umuntu mwene wanyu ukumva ngo araje kubasura mugashyashyana mukishima nawe yavunitse yagowe rimwe namwe aje yikoreye igitoki rimwe namwe aje yikoreye ijerekani y'umutobe cyangwa y'urwagwa rimwe na rimwe atkoze ingendo za kure ukajya kumukumva ngo uyunguje kunsura mama wanyu akabwira ngo nyogokuru nyogokuru mbapende mwera nyirakuru ukumva ni isano nawe ubwawe utabasha gusobanura ngo ukumva hari ukuntu iyo rase ntigize icika bakomeje kugenda bagira ukuntu babanana n'uyu munsi barakomeye gusa ahubwo wagiye no kuba mu muryango nawe wakure kandi wanyu bahari kubera rwa rukundo bavuga bati genda ujye ubafasha uturimo genda ujye ugira gute ariko ubu rwose biragoye iyo sano ugasanga yari imeze neza ugasanga abantu barafashanya ariko bagiraga urukundo ngira ngo imwe mu mpamvu ugize kumbaza kare ya none ikomeye urukundo rwakonje dusaba Imana yongera ibyo turukundo mu bakristo yongera ibyo turukundo mu bantu ese birashoboka ese urabyizeye ijambo ry'Imana twizera yuko ririmo imbaraga nibiyo biri tubwiye ngo umuvandimwe erega nabo bavukanye nabo bitangiye kugenda biba bibi ugasanga umuntu ubwo muvukana mu maraso ibyo nta kintu bivuze ushobora kumugirira nabi ashobora kuba umwanzi waca ahangaha nawe agacaha kandi muri abantu bavukana kuri so na nyoko turi kubibona ahubwo rwose mu itangazamakuru ntiduhora tubona abicanye kandi nyamara bahuje amaraso ngo bapfuye isambu ngo bapfuye ubutunzi ni ikibazo gikomeye cyane abavuka muri iki gihe turi victime z'ibyo bibazo bya kera na none abagize imiryango yagiye ibana nabi uyu munsi biragoye abana ntibaziranye abana ntibavugana ntuvugana n'uwo kwa so wanyu ntuvugana n'uwo kwa nyokorome ntuvugana n'ibibazo bikomeye rero sosiyete mu by'ukuri ifite ikibazo kandi byagakwiriye kuba ari imbaraga yego hari imiryango cyangwa hari abantu babashije kubirema barabibumbabumba niba tuvuga gutya ntabwo ari uko ari ibintu byananiranye mu isi hose hari aho bigishoboka nigeze gutaha ubukwe ndatungurwa cyane natashye ubukwe by the way njye ubwanjye mu muhamagaro cyangwa se muri minisiteri nkoreramo numva muri ngewe Imana impamagara cyane ku bintu bijyanye n'umuryango umusozi w'umuryango yego nakunze kwibanda cyane ku musozi w'umuryango uyu muryango uri nucleaire uwo papa mama n'abana kubera ko twabonaga ibibazo abana bo mu muhanda bitewe n'amakimbirane mu muryango ababyeyi batabari responsable batita ku nshingano ibyo ugasanga
usanga na organization imwe mbirongingamo nibyo abantu nibyo twitaho cyane ariko muri iyi minsi numvise Imana inganiriza yuko nabyo ni byiza tubyiteho ko bifite ikibazo gikomeye ubutane ni bwinshi mu nkiko abana mu mihanda ni benshi ibibazo violence zibera mu ngo ni nyinshi ariko noneho ngiye sindo bitinde kuko n'abandi bakozi Imana babikora cyane bari no ku rwego rwo hejuru ariko uyu munsi nifuje ko noneho na cya kintu cyitwa umuryango wagutse famille yararije tutakirenza amaso yego nagiye nk'ubwo bukwe rero ngiye kubona mbona mu gihe cyo gutanga impano mbona umugabo arahagurutse yari umugabo ufite nk'imyaka nka 65 yego ariko akomeye afite imbaraga umureba kabisa anje arahaguruka aravuga ati ni muhaguruka tuye gutanga impano muzane n'abagore banyu yego muzane n'abana banyu bamarume ni muzi masenge ni muzi ngiye ko mbona ubukwe bwose burahagurutse ni famille no wabareba uko watandukanye umukuru n'umuto ukabona bose ni urugero rumwe ikindi ukabona n'abantu narabarebaga ngiye nkabona ni beza yego ni beza abahungu na se barangana abakazana na banyira bukwe niho batandukanya banyira rume na banyira senge yari famille yunze ubumwe kandi baje ari abantu benshi batsibatiza imbere y'abageni batanga impano kandi batanga impano z'utuntu tworoshye ikigaragaza ko bene iyo miryango yabashije kurema bene icyo kintu irakomera ikagira ubumwe kandi igafashanya bakazamurana n'ubutunzi n'imbaraga niba abantu batanga bagatanga inka zirenze imwe bagatanga amasheke bagasinya ukabona ko bameze neza yego rero icyo kintu cyaranshotse ndavuga ni Imana bene aba bantu baracyabaho barahari kandi burya icyo kintu iyo cyabuze muri famille ni usangamo ibibazo byinshi mu bijyanye n'iterambere burya wazamutse kavuga uturi muhungu wo kwa runaka dufitanye isano reka muzamure wo kwa data wacu reka muzamure hari igihe ubura umuntu guteza intambwe imwe ngo izindi nawe uziterere ariko burya iyo mbashije gutera imbere ni kwa kundi famille igenda igakomera bakamera nkuko nyine wabibonye ukabona buri wese arishoboye nta uri wijye gusaba undi kuko bose babonye base baheraho barazamuka urumva rero ni aspect ikomeye ikwiye kwitabwaho abantu bose bakora maresherishe ku muryango dufite ministeri y'umuryango dufite za ONG zitandukanye amadini n'amatorero iki kintu cyakwiye kongera kugarukwaho za societe civile byakwiye kugarukaho mu by'ukuri hakaba ibiganiro bitandukanye bigamije amahoro bigamije ubumwe ariko byongera byibukiranya yuko n'isano ni nziza yego icyo rero nicyo cyene wabo kiza nge ndashaka kukubwira natangiye kugenda byumva bura mbere wambwiraga havuga ni yego reka ntegereze no uwo mugabo yahagurutse aje gushyigikira ubukwe bw'umwana wo mu muryango sinuko isano yarafitanye nta nubwo yari nini cyane ushobora kuba wenda yari umwishywa cyangwa mwisengeneza ariko ahagurukana na famille ye yose abahamagaye kimwe cya kabiri cya sare kirahaguruka baza gushyigikira umwana wabo wakoze urugo babaramuremera bamuha startup zikwiriye bamuha inka zamukamirwa bavuga ati umugeni mu muryango atazabura amata atazabura imbuto ndavuga nti dore umuryango no muryango dukeneye no dore ikene wawo kikwiriye wa muntu wicara akamenya mwene wabo bakabana neza rero ahangaha birakwiriye ko byongera kwitabwaho ndaza nunyemerera ndaza gusomera inkuru yego iri mu gitabo cya Nehemiya Nehemiya nta kibazo rwose umwanya n'uwanya Nehemiya ibice 5 haba umutwe w'amagambo uvuga ngo abantu bitotombera uburetwa bw'abayuda ninjya nko ku murongo wa kugira ngo ntaza gutinda wenda ibindi bivuga mu magambo make yes ku murongo wa 6 numvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo ndarakara cyane mera ko nigira inama ubwanjye ntonganya imfura n'abatware ndababwira nti muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero
umuntu wese aguriza mwene wabo nuko mbateraniriza iteraniro rinini ndababwira nti twebwe uko dushoboye twacunguye bene wacu b'abayuda bari baraguzwe n'abanyamahanga none namwe murashaka kugura bene wanyu ayi bintu byo kuba imiryango na bene n'ikene wabo bitameze neza si ibya none gusa nabwo byagiye bigira imizi nanone mu buryo bugiye butandukanye mu gihe cy'Abisirayeli ba kera aba bayuda byigize kubaho igihe ngo habaho abantu bikunda abantu batitaye ku isano y'amaraso batitaye ku isano y'igihugu ahangaha ubwene wabo buvugwa ahangaha ni igihugu bari bahuje ubuyuda bari bahuje ubwisirayeli bari bahuje ibyago bahuje intambara bahuje kujyanwa bunyago bahuje kugaruka kongera kubaka urusengero rw'Imana bari bahujwe n'igihugu yego mani magambo isano nanone dufitanye ishobora kurenga amaraso igahinduka isano y'igihugu najya ngo mbibutse yuko wenda nge sinahunze sinabaye mu mahanga ariko abantu bajya mu mahanga barabizi iyo ugeze ukabona umuntu muva mu gihugu kimwe iyo mugiriye umugisha mu binshuti mukaba agatiga kubirengera ko ni mwene wacu w'umunyarwanda turi hano muri Singapore ariko ni mwene wacu w'iki w'umunyarwanda tubasha kumvikana kuvuga ururimi rumwe twibukiranya amateka y'iwacu dusangiye amaraso y'ubunyarwanda na leta kandi yigisha ndi umunyarwanda bigaragara ko iyo sano cyangwa icyo cyene wabo kirakenewe aha rero Nehemiya nawe arabatonganya avuga ati nta soni kweri muratinyuka ati twebwe aho twari turi icyo twakoraga gishoboka kwari ugucungura bene wacu baguzwe bunyago yego bene wacu b'abaki b'Abisirayeli bene wacu dusangiye ubwoko bene wacu dusangiye igihugu tukabacungura niba umupagani cyangwa umunyamahanga yaramuguze akamugira imbata ye izamukorera imyaka 50 twe twarikusanyaga tugashaka ubutunzi tukagenda tugahereza washebuja bamwe wacu tukamugarura agahinduka umudendezo akagaruka muri societe yego none mwebwe mukoze sakirirego mutangira no kugura bene wanyu ngo bafataga Abisirayeli bene wabo n'umuntu ari imfubyi cyangwa umupfakazi yaba akeneye umusoro yawo ubuze kubera ubukene bakamuguriza umusoro ariko agatafata isambu ye bakayigwatiriza agatafata abana be bagatahinduka bacakara kwa bene wabo ibaze kugeza igihe bagashyiraho n'inyungu nyinshi niba nakugurije mu bitaro by'umusoro ngatangwa kuzanyishyura 200 gakora koko ukamunyunyuza mpaka kamunyunyuza Nehemiya byumvise ngo rubanda rwageze ruraburuga rurarira abapfakazi bararira abakene bararira kuko nta gasambu bagifite nta hana ajya guhinga kuko isambu yari afite mu gihe umusoro kandi icyo gihe umusoro w'abanyamahanga bategekwaga n'ibihugu by'abanyamahanga mu gihe umunyamahanga yaje gusaba umusoro akawubura arajya kwikopesha kwa mwene wabo kwa mugabo wabo kwa nyirarume yego ambwa ati wowe ufite ubushobozi nguriza 5 by'umusoro atamubwira n'umwaga mwisha ati ndabiguhaye ariko irasambu andika hangaha sinya kira sambi bayi yanjye abahungu bawe bose baje bayihinga buri munsi gwera mu gitondo ya nimugoroba mpaka unzayihinga imyaka 10 ubwo umusoro zavuye inguzanyo zavuyemo kandi ntakunda ari bubigire niyo mahitamo natikopesha kugira ngo atange umusoro wenda arafungwa n'abanyamahanga ari wabandi aho gupfa none na fejo akavuga ati ngaho ni mu bijyana ariko bakagenda bafite agahinda gakomeye bafite umubabaro uko ukomeye yani magambo bavuma bene wabo hari umuvumo tuvumwa na bene wacu dukwiriye kwiyambura dukwiriye kwiyambura cyane cyane abamaritreta cyane cyane abafata nabi wavuze uwo atemerera kwinjira mu nzu awagenda muvuma ariko noneho umuzana akamugira umugaragu kamukoresha agatunambwe kandi yari afite ubushobozi buhagije bwo kuba yanamuhindura amateka rwose yari afite ubushobozi buhagije bwo kuba yamuhindura amateka reka barangisa ibintu byinshi ibintu byinshi ati ni mwene wacu reka muganirize numva igitekerezo afite numva icyo ashoboye niba hari nahagoramye mugorore mu bitekerezo muhe igishoro gitoya muhe ubushobozi butoya mu coaching mwe hafi n'abakora zamuka yego ariko arafite ibitekerezo binyuranye aho bakamubwira ngo niko sha sinabonye ubuzima bwarakunaniye yego rwose databuja ibaze kandi umuntu mwene wanyu ukamupfukamira databuja none ngwino
ujye ukora mu ifamu yanjye wahirire inka zangwe 2,000 ku kwezi ibaze sibyo kubera ko uzi ko ari muri côté faible atari bashe kubihakana kuko n'ubundi n'ibyo biri ntabyo abona ariko mu yandi magambo agiye kubona iki agiye kubaho ubuzima butamwishe butanamukijije icyo bita serum ahubwo kenshi babikora nkuko ugasanga nayo mafaranga umuhaye 2,000 burya wazanye uwo hanze mudahuje isano ntiwatinyuka kuyamuha we byibura wamuha 5 ariko ndi kuko muhuje isano ukamufata uko wiboneye ukamucisha hiryo ukamugarura hino rero mu by'ukuri dukeneye kongera kubaka icyene wabo ariko kirimo indangagaciro za Bibiliya kitanyuranyije n'amategeko ya leta gigamije gufasha societe ariko abantu bongera kwibuka bene wabo tukibuka ikijambo ry'Imana rivuga rero muri rusange ngayo nguko imirongo y'ibirayo ni myinshi twasoma myinshi itandukanye ariko birivuga kuri bene wabo ntaga wenda ifite imirongo myinshi ariko sukuva ko Bibiliya niwe yavuze ahantu rimwe cyangwa kabiri ntivuze ko ikintu kidafite agaciro ahubwo gifite agaciro cyane kuko ni ngombwa kucyitaho kuko umuvandimwe avukira gukura abandi amakuba yego rwose icyene wabo mbere numvaga ntari kubasha kubyumva kuko akenshi tuyiza twishyiramo akarengane nyine gutonesha niho twajyaga dufata icyene wabo niko twajya tucyumva ariko mbashije gusobanukirwa neza ko icyene wabo gikenewe no mu buzima tubayemo bwa buri munsi buryo umuvandimwe uri kumugirira neza uri kwita kuri cya cyene wabo nuko ikiba gitumye ubikora ntiyasana igitumye nita ku munyarwanda mwene wacu ntiyasana y'ubunyarwanda igituma kuko turi mu gihugu wenda kirimo abagiriki kirimo abaturukiya kirimo n'abandi ariko muri ayo moko yose ntoranyijemo umunyarwanda kubera iki kubera ko ari mwene wacu hari icyo dusangiye gupfa no gukira tuvuga ururimi rumwe dukomoka ahantu hamwe havuga ngo uyu ni mwene wacu nimbona ari umuntu umumerera nabi ndakora ishoboka byose mutabare kubera ko ari iki ari mwene wacu yego rero ako kantu karakwiriye ko abantu bajya kukagira bizatuma abantu bakunda igihugu bakunda bene wabo zituma abantu bakunda societe yabo bayubake zituma abantu bakunda imiryango yabo bagiye gute bayubake ariko niba bitabaye ibintu bizadogera kurushaho ndetse mu myaka iri imbere hashobora kuzabaho ibintu bibi cyane oya byaba bibi kandi byarahanuwe biravuga ngo umwanzi w'umuntu ngazabo mu rugo rwe none twicaye ahangaha tuje gusoza ubwo buhanuzi cyangwa turi hano kugira ngo tuburwanye kuko iyo haje ubuhanuzi bubi ntabwo bavuze ngo tutubwemezwe ngo nase koko byahanuwe ngo reka tubyemere oya umuhanuzi abashaka kubereka ko hari ikibi kiri hari imbere kugira ngo mukirwanye kugira ngo mugitsinde mu babanyamakenga ngewe umwanzi ye kuva mu rugo rwanjye ahubwo ngewe ndwana no kugira ngo bene wacu umuryango wanjye abanjye tubeho neza icyo rero kirakwiriye ni impuguro ndende umuryango nyarwanda itorero imiryango y'abantu bakwiriye kongera kugarukaho ariko nzi ko atari twenyine tubivugaho hari n'abandi benshi babyigisha uko biri kose uko bizakomeza kuvugwa bizagenda bigira imbaraga kandi turabitura n'isengesho kugira ngo Imana izakomeze kugira gute kugenda ibyutsa ikintu cyari cyaravuze mpamya neza ko Imana izatanga umugisha bitume n'ubwo rukundo n'ubwo bumwe bw'imiryango yongera guhura noneho n'abantu kandi babashe kuba umwe bafashanye haze n'imigisha yindi ubutunzi buzaza kuramba bizaza ibibazo byinshi bitandukanye bizavaho amashyari n'inzangano bizavaho nibimara kuvaho biriya bintu tuhora twumva ngo arandoga kandi rimwe ni wacu ngo turangana bizakurwaho kuko hazaba haje urukundo Bibiliya irambwira ngo urukundo ruruta byose urukundo runesha byose ishyari rizava kubera ko azabona yuko nanjye mwitayeho ishyari rizanwa n'ikizi rizanwa nuko nabonye yateye imbere njyewe ndi hasi ndabona nta n'icyo amariye nkahita mvuga nti hato bihomboke icyawe ntacamaze ntacyo kiza gute ntacamaze noneho nkajya muhigira nkavuga ni iyaba nawe yarabaye nk'ukomeze nuko twagitivetinga imyuka y'abadayimoni ikinjira mu miryango igasenya ikazana za karande z'inzangano n'amatiku by'igihe kirekire
bikomeza akagenda bikagera ku kwicana ku burozi kurya ibindi dodo twumva bidakwiriye ariko abantu bagaruka ku isoko y'urukundo tugatangira kubyigisha abana bigahera no kubakuru yego kuko ubwo ninje kandi mu muti sinzi niba mu kuyobora ikiganiro twahagera oya nta kibazo mu muti umuti ukwiriye dukwiriye guhera ku bayobozi na ku bakuru yego abakuru ahangaha Nehemiya ino nkuru nasomye Nehemiya ntiyatonganyije rubanda rusanzwe nta nubwo yatonganyije abana bato yavuze ngo yatonganyije imfura yego imfura ni babayobozi bayoboraga muri Isirayeli abakuru b'imiryango babandi bayoboraga abantu 12 donc abakuru bavuga ati nta soni abantu bakuru bakwiriye kwigisha abato indangagaciro z'umuryango ukwiriye wa Gikristo umuryango ukwiriye w'abanyarwanda yego bakabitoza abana ibyo twatoje abana birakwira ariko igihe cyose twatoje abana inzangano tugatoza abana amatiku twaba tuvuga cyangwa tutavuga nibyo bazakurira batureberaho agazasanga njyewe na murumuna wanjye ntiduca uwaka muyandi magambo nawe n'umwana murumuna wanjye azabyara ntibazigera babana ntazanamumenya abakuru abantu bakuru iyi message bagereho twongeye tugaruke ku ndangagaciro z'ubuvandimwe abato cyangwa se afite intege nkeya bakeneye gufashwa nabo miryango yabo nabo hari icyo basabwa hari icyo nabonye numva nacyo kirambabaje hari igihe unaremera mwene wanyu kugira ngo mufashe ariko nawe yaza akaza kubyangiza arizo ko uyu munsi hariho umuntu utifuza kuba yakoresha mwene wabo muri kampani yiwe kubera igikomere hari umusaza rwose wenda sindi buvuga hano akora kuko hari igihe abantu bahita bamumenya ariko turaziranye akora muri kaminuza imwe ntari buvuge yarambwiye ati mu ikosa ntakora niryo gufata umuntu duhuje isano nkamushyira mu bintu byanjye rwose kubera iki muze kandi wagakwiye ahubwo kuba wamufasha umuntu wifite uri kumva ubwabyo umuntu wigisha muri kaminuza uko biri kose abafite aravuga ati hoya ati uwo nageragejwe yaranzinuye kuko ibintu yarabyangije ku rwego nanjye ubwanjye ntabasha kongera kubikurura ngo mbitekereze rero ubwabyo hari igihe n'umwe aza akayitaba bariyeri y'imigisha y'abandi mu muryango ugasanga nyine ibintu birangiritse nkuko mwabivugaga nari nkomye urusyo umanengasira niko bavuga mu Kinyarwanda yego turimo turigisha cyangwa tuba turashaka guhugura kugira ngo abantu bongere ku isoko yo gufasha bene wabo yo kwita kuri bene wabo yo kubakunda ariko nawe ukita kuwa kwitaye ariko noneho nawe ushaka ko bagufasha ufite responsibility hari ibyo usabwa umuntu aragufasha umuntu arakwita wanyuze ukafata nk'ibisanzwe nk'ibintu biraho n'ubundi yagakwiye kubikora aguhaye akazi ukageze murakangije witwaje izina ry'uko ari mwene wanyu kumva ko agomba kubikora agomba kukugira neza agomba aguhaye business nk'umucururiza amafaranga urayangije urayamwibye usibye abene wacu se ibyo ngibyo nibyo bituma abantu bazinuka bakagenda babireka rero nidukoma urusyo dukomene ingasi nibyo rwose umuntu yakwiye kuba ari wa muntu ubwo witwararika kuri mwene wabo kuruta nuko yakwitwararika ko hanze akanashyiramo nuko ari n'inyungu z'umuryango wabo akanashyiramo n'icyo cyubahiro cy'uko ari umuntu mwene wabo ni marume n'umusaza mukuru w'iwacu yego n'icyubahiro umugomba kikaza kuko biri dusaba kubaha abakuru mu Kinyarwanda dusaba no kubaha abakuru ukamukorera nk'uko birenze nuko wakorera undi muntu ahubwo yego kandi tuza abantu babikoze birakunda tuza abantu tuzi imiryango imwe ngenzi umuryango umwe rwose abantu bakuru babo bafite amafaranga bagafata abana bo mu miryango yabo barumuna babo abo kandi bakabashyira mu makampani yabo bakabashyira bari ibyo bita ngo gutanga ngo babyita ngo iki we ubucuruzi babyita gutanga ngo devise afata ibicuruzwa wenda akamurangurira nk'iduka ryose akarimuha yego akamubwira ati ricuruze akajya acuruza yicuruze ku buryo uzagera ukajya gute ukarirundukana yego uwo muntu agakora neza nko wikorera noneho yamara ariko ntabwo yabikubwiye ubundi akenshi abakugerageza aravuga ngo ngahe ngiri duka ricuruza ukarikora yabona hashize nk'umwaka amaze kubona ritane zimaze kuvamo agafata za nyuma ngo urigumane none akarikwegurira iki burundu ariko iri umupfapfa ari gushyiramo ukwezi kumwe ugatajya gusahura ugatajya kubyaya ugatajya kujya ibyo rero byishe
iyi spirit twavugaga yo gufasha bene wacu cyangwa iki cyene wabo kiri positifu bigatuma bihinduka nabi. Rero muri rusange ngayo nguko bafite amatwi nibumve, ariko Imana, ariko itorero, ariko igihugu kirashaka yuko habaho kubana kwa bene wacu cyangwa se icyene wabo kiri positive kizima gikwiriye, kizatuma n'umuryango urushaho gukomera, kuko ahari ubumwe hari amahoro, hari iterambere, hari n'ubukungu. Yego. N'abashyize hamwe burya Imana irabasanga, niko umunyarwanda yavuze. Niko bimeze. None Gadi, mpereye ko twahereye twe twabonye ububi bw'icyene wabo mu gihe cyakoreshejwe mu buryo bubi. Ibyo ndagira ngo uze kudufasha uburyo bwo gukosora birya bibi twabonye, niki gishobora gukorwa kugira ngo biriya bibi bicike, ntihaze ifatwa nk'icyaha muri sosiyete, ahubwo hagaragara icyene wabo kizima cyo gutuma umunyarwanda umuryango nyarwanda wubakika neza. Ndetse ni iki kindi gishobora gukorwa kugira ngo bya byiza tubona by'icyene wabo bikomeze bishinga imizi, kuko twabonye ko icyene wabo mu gihe cyakoreshejwe neza ni cyiza, gitanga umusaruro mwiza, gituma urukundo rukomeza gukura, gituma mbega umuryango nawe udacika. Ni iki cyakorwa? Ku bijyanye no guca icyene wabo, iki twita icyaha, iki kirimo kirwanywa na leta, kirimo kirwanywa n'inzego zishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Icya mbere ni ugukurikiza amategeko. Yego. Niba ndi umuyobozi kizwe mu rwego runaka, ngomba gukurikiza amategeko agenga urwo rwego. Yego. Niba ari ugushyira abantu mu myanya, nibagiye mu myanya bitewe n'ubushobozi. Yego. N'ibyateganyijwe, akora ikizamini atsinda ajye mu kazi. Hari igihe hazana kompeta mwene wanyu atsinde yinjire mu kazi. Icyo gihe mu by'ukuri niba yinjiye mu buryo bwa competition, mpamya neza ko nta kosa wowe wakoze. Niba nta tegeko rero ngo ribuza yuko abantu bafitanye isano bakorera hamwe, ariko iyo rihari ntabwo bikwiriye, ariko iyo ridahari nta kibazo. Noneho wa undi mwene wanyu wageze muri ako kazi agasanga minister ni uncle, yinjiye mu kazi ari umwofisa mutoya, ubwo ni mwishywa we, wowe uhageze hesha agaciro uncle wawe. Yego. Muhesha agaciro. Witangira kwica ibintu mu izina rya boss ngo nuko tuziranye. Ahubwo kora inshingano zawe, ndetse nge nakugira inama yo gukora n'imburagihe kubera we, kugira ngo namuhesha amanota kurushaho. Zahuri byazahaye. Hari umukozi ukora n'imburagihe kubw'impamvu zo kugira ngo azamure umusaruro w'ikigo, umusaruro w'urwego. Hari ahantu nigeze gukora kera, sinshaka kwitaka, ariko ndibuka inyito bajyaga banyita ngo ariko wowe woherejwe n'akarere tu, niko bajyaga bambwira. Kubera iki? Kubera ko naje numva nifitiye ishyaka ngiye ryo kwikorera akazi. Yego. Ni kera ntago ari vuba. Ni kera. Numva mfite ishyaka ryo gukora akazi, nari mfite n'iyi spirit nyine y'ikirokore, mvuye mu rusengero, narize byanditswe bivuga ngo bagaragu umukorere basobuja nk'abakorera so mu ijuru. Yewe rero sasa nzajya nzinduka njye mu kazi nkore, nite kubyo nkwiriye byose. No, hari igihe usanga hari abantu aho ngaho bo bashaka kwica akazi, kandi bakaba bashaka yuko mugendana mw'uwo mujyo. Yego. Iyo rero ubabangamiye barakurwanya. Abatakuye umutipe yatumwe n'akarere, ataka ibintu burimo atari ariko tuzina koko. Ndagusaba wowe muntu uzadukurikirana, uramutse ukorera mu kigo cyangwa mu rwego ruyobowe n'umuntu mufitanye isano, riwe n'umuntu muziranye, wishaka kwica ibintu kubw'inyungu z'uko muziranye, ahubwo gukora neza kurushaho, ahubwo muhesha agaciro ndetse kurushaho, irinde ko amafuti yaguturuka ahubwo kurushaho. Rero kubahiriza amategeko no gukora umurimo neza bizatuma iki kintu cy'icyene wabo gipfuye cyangwa kibi gicika. Yego. Kubijyanye rero n'icyene wabo cyiza, nabivuze umuti nabaye nk'uvuga, bisa nkaho muri iki gihe bitakiri hose, ariko hari imiryango, hari sosiyete zimwe, imiryango imwe, abantu bamwe, ibihugu bimwe ibikomeraho, za Israel, zahe usanga bita ku bantu babo. Hari imiryango ntashaka kuvuga, hari ubwoko ntashaka kuvuga amazina yabo, ariko usanga bafite sosiyete ziri ferme zegeranye kandi zita kuri bene wabo, ndetse izo structure zikomeye. Na n'uyu munsi umuntu akize ngo ndi runaka, ndi umwishywa w'aba ngaba, nashatse muri aba ngaba, turaba naba, bakabyitaho. Bafite n'amategeko akomeye abantu benshi bakwiye kwiga.
niba uri umwana mukuru baguha inshingano zo kwita kuri barumuna bawe umva paka nta kindi witayo ni inshingano nyine kuvuga ngo kugira ngo barumuna bawe bazakene uhari kandi ufite ubushobozi ni icyaha gikomeye ni icyaha gikomeye usanga iyo miryango yubakitse mu ubwo buryo yego rero hakenewe yuko abakuru batangira kwigisha bato indangagaciro z'umuryango mugari wagutse wuzuye urukundo wuzuye ubumwe wuzuye gufatanya yego hari akantu kize guca ku mbuga nkoranyambaga igihe kinini k'umwana w'umuyapani ngo mu gihe cy'intambara zo mu Yapani murabyuka bagiye bagira intambara zikomeye ngo umwana murumuna we yarapfuye murumuna we yarapfuye cyangwa se yamuhetse akiri muzima azi ko amuhungishije aje amupfira mu mugongo ariko umwana agafoto karatwaye tugapostinga cyane amuhetse yamuziritse imigozi amutwaye mu mugongo aramuhungana aramwirukankana bikomeye ageze ahantu aramuhaga ati ariko se nikosha jishura avana mu mugongo ujugunye dore yapfuye aravuga ngo ya ngo arakuremeye bamwe ngo arakuremereye aratuma uravunika kandi yapfuye mwana aravuga ngo ya ntabwo ndemereye kuko ni mwene wacu kuko ni umuvandimwe wanjye sindi bumute mu nzira ndaguruka nirukanka mbaga kugeza aho nza kubona aho ndi bumushyingure heza ariko sindi bumujugunye umwana akora ibirometero ahetse intumbi ya murumuna we koki ku mugongo nta muremereye ni umuvandimwe bantu bakuru twigisha abato yuko abene wacu ikene wabo kizima dushaka ntago gifite uburemere ku buryo tutumva umuruho ahubwo tukumva ineza tukumva n'agaciro kabyo rero abantu bakuru batoje abatoya bagashyiraho uburyo imiryango yubakika twazagira societe nziza zirimo urukundo zirimo ikene wabo kandi umuntu akifuza cyiza kifuza gufasha mwene wabo no kumugirira neza ibyo ntibizakuraho gufasha n'abandi ibyo ntibikwiye gukuraho kwambura amahirwe abandi bari bafite navugaga gusa gufatanya nk'umuryango no kwitanaho nk'iki nk'umuryango Imana ibahe umugisha amen murakoze cyane ntekereza ko abantu basobanukiwe nk'wajyaga bifata nk'uko nanjye narindi kubifata akaba yasobanukiwe cyene wabo twumvise ubwiza bwacyo mu gihe cyakoreshejwe neza kandi tubashimira ubiteka baho umugisha akomeze kwagura intekerezo zanyu n'ubwo bwenge kuko harimo ibintu tuba dukeneye ariko tutabona abantu babiduha nukuri ubiteka akomeza abagwiriza ubwenge n'imbaraga n'ubushake bwo kubitanga ibyo yabahaye yego turabashimiye rero ndetse tunashimira bari bakurikiye umurunga wakurikiye Omora ndetse na The Ark ubiteka baho umugisha akomeze kubagura muri byose uba itarakora kandi subscribe kuri izo chain tumaze kuvuga kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibyiza nk'ibi biba byateguwe witeka akomeze kubana namwe naho gutaha yego